amafaranga. Erega abanyarwanda wa mugane wacu papa cyangwa uvuga ati agatwiko katarimo agatwiko katinjiza. Like Kigali Boss Babies bakoze ibintu birimo agatwiko katinjiza. Gute se target zabo murazizi? No say why would you have a target? I'm 100% sure ko batari bagamije ubucuruzi. Izo modoka kuba tubwira ngo Bruce Melody abantu bakabireba nabi ngo Bruce Melody yaguze imodoka yahawe imodoka na nuza de Ben ugasanga murabipinze cyane. Nubwo nta gatwigo kaba karaho kadafite ikintu kamaze. Showbiz. Reka twakire mushiki wacu Ddumba atwifuriza umwaka mushya. Yuse Judith wabyaye. Mukanya nabonye commentaire avuga ngo kuba yarabyaranye ngo n'umunyamahanga ngo ntago bikora ko ibyo Ddumba avuga ari ukuri. Ko atari byo gusakana n'abanyamahanga. Nibyo. Yabivuze. Juni babwiza ukuri ngabo. Yes. Mbaje kubabwira Merry Christmas and Happy New Year. Happy New Year kabisa. Right. So, ntago muri kumburusa kundi mora. Wana ribi watubwira iminota mike kuyahuduje gusoza. Yes, ibyo Ddumba yavuze ni ukuri nuko kuri kuryana nyine ukuri burya kurajyana. Ariko icyo kintu nabivugaho abagabo mwebwe niyo mwagira imyaka ijana icyo kibazo nge ndumva kireba abagabo cyane. Umugabo niyo yagira imyaka ijana arabyara. Ariko twebwe abagore ku myaka 45 biba birangiye. Dusubiye rero inyuma twebwe abagore iyo hari imyaka ugeramo ukavuga uti imyaka 45 nigera bizabirangiye zaba mvuye mu muhanda. Ariko umugabo umugabo w'imyaka 50 yarongora umukobwa w'imyaka 20. Wabwiye umuzungu akazimya radi. Niwe fata ubwanzuro Judy fata ubwanzuro nayifuza uhagararira abantu bose nifuje ko baza muri video. Nkamvuga kuri iki kintu naragitekerejeho iminsi sibyo. Ddumba yakimvugiye numva nibyo dore ukuntu ari gushaka abanyamahanga ntago rwose yego ntago ndi bubivugaho cyane ariko na mentioninga nk'ukuntu media yagize ibyago. Abanyarwanda turatabarana ujye gutabara n'umuntu utazi. Nta munyetiyopiya twigize tubona. Nabonye video nta munyetiyopiya n'umwe twigize tubona haba kwa sebukwe haba twari kubona byibura umwe cyangwa babiri kuko amatike ahenze n'ibiki ntawe twabonye. Kiriya kintu cyarambabaje tekereza rero Ddumba navuga ibintu no divorce Ddumba nawe ushyiramo ibitekerezo. Oya wari muri depression ya Safi ntabwo yavayo hari ahantu. Oya nta depression mfite kandi nkubwira ko ngewe niyizi kuko ni imyaka 45 yingera nabikaye kuba kabaye ariko ubu wamuhapi icyambere ntikigije. Twebwe abagore ntago bitureba. Abagore bireba abagabo abanyarwanda kuko nimukajya ahandi. Ukizemo akantu ni ukuvuga ngo abagabo b'abanyarwanda bagutije ijisho baricisha hirya none reba turimo kubura abakobwa barimo barigendera. Yego mwana wa ndaje ndakuze numvisha. Judy reka dusoze ikiganiro. Kiranye live ni batubwira twebwe tugira imyaka iradufata kuri 45 nta gushora kubyara. Ariko abagabo mwagira n'imyaka 100 mukabyara sibyo se cyane. Icyo kibazo rero kirareba abagabo. Nizeye ko bamarumba. Judy reka twifuriza umwaka mushya muhire n'umwana n'umuryango. Umwana ibere umwana ibere. Uyu guyu nawe ntazatuma tuzagaruka Imana ikurinde. Yego ukomeze wigisha umuzungu bya bintu nakubwiye. Ibihe se kandi narakubwiye ngo bibwire birakunanira. Judy sasa Imana ikurinde. Bye. Bro reka dusoze mu bitaramo dusoza dushimira navuga ko byabaye icyumwaka navuga ni ibitaramo bibiri nasorezaho. Igitaramo cya Kendrick Lamar for number 1 kuri nge kino mu bitaramo by'amateka mu Rwanda n'igitaramo cya Israel Mbonyi icyambu cyo cya kabiri even wenda na Trust Award nibaza ko ari ibitaramo twajya top 3 y'ibitaramo by'umwaka.
mbonye icyo nakundira mbonye nuko mbonye n'umuntu w'Imana cyane kandi n'umuntu wicisha bugufi mbonye ameze nkanje siko mbonye atarakora igitaramo yamamagaye arampamagara arambwira ati du ntarakora igitaramo ndashaka kuguha itike uze yanguriye itike kwambona umuri ntabwo winjira y'ubuntu ariko ngiye yarampamagara arambwira ati Ddumba ngiye kukugurira itike y'igitaramo uyiha uwo ushaka wese ariko ngenda yikuguriye arayingurira nyiha agakobwa last week nari ndimo ndatereta agakobwa mpita ndayigaha ubu twaratandukanye nayo gayi itike yambonye ukahita kagenagera niho kahurireho n'umugabo ubu ngubu wagatwaye ariko mbonye nyine ndamushimira cyane kuba nyine azi no gushimira akazi akambwira ati Ddumba ukora akazi kanini ufasha u Rwanda nanjye nguhaye prize y'itike so mbonye shout out to you kabisa igitaramo cye kiba successful ni igitaramo kitabayemo amatiku kitabayemo busha nyine ni igitaramo cyagize ukuboko kw'Imana ewan muri comment andika ngo amen twagiye kabisa reka tumushimire cyane nshimire na Mike Karangwa nawe ndabona yaduhaye input nyinshi igitaramo cya Danila none ntabwo nashoboye kukijyamo ngo nyikurikirane ariko nawe aravuga ko kiri mu bitaramo byiza byaranze ibitaramo by'umwaka. Yes, n'abandi bakoze ibitaramo bitandukanye nabo tubashimire cyane. Hanyuma nshimiye n'abantu baduhaye input muri iki kiganiro bari mu musore witwa Simba Only. Ariko Danila none agende uriya mugore we amugire bongere biyunge afite umugore adashobotse yamuteye inde niba ari nk'eshatu zikurikiranye baguma noneho Danila none ngo arafuha cyane aguma hamagara umukobwa w'iki umukobwa atamubonye akavuga ngo yango umwana si uwanjye burubwa hufuye umukobwa ahita yihakana umwana akihakana abana agume hamwe agende buba ku rugo ariko ibintu byo gufuhafuha ngo yihakana abana barakundana ariko reka mwereke Ddumba waretse tukajya dupanga nubwo yaba rimwe mu mezi abiri ndabona kuganira kuri ibi bintu byo kwanaliza amakuru y'amashowbiz. I think it's a good thing n'umuntu nkawe ubyumva kandi ubikunda kandi umuntu bisanga murego ushobora kuzana ukavuga amagambo Ddumba avuga ukajya kubona abantu bose barakurakariye sana nk'ubu Mike Karangwa ibyo nashaka nibyo namuvugaho kandi ntacyo ntiyarakara isarase nuko Danila none arafuha cyane hahise umuntu ufuha akihakana abana nagenda reka dusoze d'abord mbanze ngushimire cyane. Thank you so much kandi ngushimire bro ufite talent ikomeye cyane kuko naguhisemo kuza ngo dusozanye kino kiganiro cause I know you nzi uburyo ufite tala nzi uburyo uri umuhanga mu bintu uvuga hari abantu bo bakora kuri side imwe ariko ntibanariza umuntu nafashe umwanya uhagije wo kukwanariza uburyo uri umuhanga kandi ukora ibintu ukunda kandi uranabizi uzi byinshi uzi ko watera ibyo nubwo watera joke kuri story ariko at the end birangira story umuntu ayibona message ushobora gukuramo n'ibiki so ndagushimira cyane. hari abantu babyihaye ibingibi ngo baze babikore none barangiye bafunzwe barangiye bagize gute ngo narababwiye abantu wigani injewe ndi umuntu Ezekiel ninde ko muri abantu bagumye kukwita cyane Ezekiel uruhara rwanjye nibwo bita Ezekiel uruhara rwanjye barwita Ezekiel nayo ni iyindi nkuru utamenye irimo iratrendinga ku mihanda ya Kigali ahubwo bise mbona akabano Franco ndagushimira cyane ahubwo bituma nibuka James Comedy twakibagiwe nayo gitaramo cya James Comedy Fari merci big up uyu mwaka wakoze kiri mu bitaramo by'umwaka actually TV shows z'umwaka so nuko mushima cyane yaba Franco n'abandi bafana bo muri James Comedy kabisa big up bro. Thank you. Nshimire Kalex Kavukire mu bamfashije gukora rino kusanya ry'inkuru zitandukanyije yaramfashije ndetse n'umusore witwa Simba Only unago muza ariko nawe yaramfashije n'abandi bose bagiye bamfasha mwese kugira ngo izi stories zikunde dushobore kuzicamo kandi aranyemereye Ddumba byibura mu mezi abiri tuza tuganire none kugira ngo tubone n'uburyo burambuye bw'uha abantu hano abantu benshi cyane bifuje kuza muri video ama message menshi ntago byadukunde stories za nyinshi n'ubwa mbere ngoze n'ikiganiro narengeje iminota 38 Ddumba wumve twarengeje bisho ni saha ni minota 38 isaha ebyiri minota 38 hafi amasaha 3 kandi nta kintu nari bwavuge nta n'ikintu
ndavuga hari ahantu nageze ndabyinirukanga n'ibintu ndabireka mvuze iki nk'ubu mvuze iki nk'ubu murambaza ati Ddumba wavuze iki kwa AllSoudy sinabye nta kintu navuze nta kintu mbona navuze nta n'uko turatangira navuze kubera njyewe nk'ubu ushobora gutangira nkavuga pe nkavuga ariko ubutumwa usigira abanyarwanda bubifuriza umwaka mushya ubasoreza uyu nguyu